reka nkubwi kogosha nta it's okay byo nta kibazo mva ntago byemewe ntago byemewe turabizi yes iryo jambo rirahari ariko twizera buri munsi icyambere umuhungu ntari seriye sibyo icya kabiri sinzi nima nabyita imyuka mibi yateye abantu. Subscribe to The Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Yambu tubahaye ikaze kuri The Rich Official. Nk'ibisanzwe ni jewe Uwasemami Mutabazi aka Nyamitete, tukaba turi kumwe na mugenzi wanje nanone nk'ibisanzwe Jana nanje it's Vicky nahinduye izina mwizera byitwara so urabizi ko ntashobora kubireka kubivuga abone nk'ari gushimisha nzari kwihera rati yambu abari hirya no hino. This is The Rich Official. Tukaba turi kumwe n'abatumirwa bacu babiri nk'uko muhaye mubabona, tugiye kureka batwibwire mu burambuye ntanshamake ko murumva mfite icuya ayiwe you are hot hari nk'icuye wewe kuracumva aha agatuti kaza kagorana aha si ku gatuti aza uyu nawaza agatuta kabonye hano aha si ku gatuti iyo mikoreje mbyegeranya n'agatuti ku gatuti abantu muri za studio za The Rich koko ari wakibagiwe nawe ni ko bafite icuya allo icuye hano cagize umutwe munini murakoze cyane. Amazina nitwa Muhirwa Charles Muhirwa Charles nkaba ndumukorale wa Alpha Worship Team, nkaba nshinzwe media hamwe twazanye n'umuvandimwe wacu. nanjye nitwa Serge, nanjye ndumuririmbyi wa Alpha Worship Team. Kugeza iyi saha ntagiti ndagira ariko umaze bigiye kingana gute kuburyo ntagiti urabona baranjyamiye wowe gutenga ushobora kuva hano ntusubireyo aho bari niho bari kutureba bamenye ko igiti gikenewe rwose. Igiti kirakenewe urabona ari nk'ikihe wobasha cyane kandi dance ndayishoboye. nikora ntakuru bameza nk'umupira ngaze kure ikibuga cyahagiremo banshinge sport muri korali kumva mbona bitova hajya ngo watwiye nshinzwe media. ashinzwe media ya korali gusa cyangwa harimo niyo hanze ya korali nkugiye hanze kandi turi mu korali ubu hano turi mu korali ntago ari korali na worship team nta kibazo satubwiye ko mu korali ba mu kanya araturirimbira utavuga ngo utabyuze hari n'uwavuze ngo baramuryamiye n'igiti hari n'uwavuze ngo baramuryamiye nawe turumva impano yiwe turumva impano nimba barayiryamiye. So guys, this is The Rich Official. So abana abatumirwa bacu b'uyu munsi nkuko muri kubibona bafite vibe nibisanzwe hano ntaco muzotuburana. Uyu munsi twazanye bamwe mu bagize Alpha Worship Team. Iyi Alpha Worship Team iherereye murakoze. Alpha Worship Team iherereye Igisenyi muri Methodist Libre aho bazi nko ku rukiko rwisumbuye. Murakoze ko mashitani kandi ku rukiko naba mbona ko bafunzwe bose bakibugurukira inzego z'umutekano niki babizana inzego z'umutekano kumva ibyo nari kuzana ni adresse cyeko narorokira bajya bavuga ngo nyine adresse y'umukene ni umukire baturanye ni urukiko rukuru ko duturanye twe ntibabituzanamo. mwega muri ndishimiye kubakira kuri The Rich. Yes asante yego none se kugeza je ko ndumva mfite kamanota menshi yo kubabaza kugeza akakanya duhe tuvugana mugiye kunsobanurira muri mwembi ninde uyimazemo igihe uyimazemo igihe n'uyu udafite igiti udafite igiti niwe uyimazemo igihe niwe uyimazemo igihe reka bari we mbazi yego agiye kumbwira Alpha Worship Team
okay, imaze igihe kingana gute ishinzwe cyangwa ibayeho urakumva ni n'izihe ndirimbo kugeza ubu ngubu mumaze kugira yes yeah munatubwire niba atari ibanga teme mugenderaho Eric ndeke sindi mugenzi wawe murakoze yes yaravuze ngo mazemo igihe kinini ariko ntago izo arizo zose habayeho kwibesha reka mashi oya njyewe nabaga mu yindi korali urumva Alpha nyimazemo igihe gito yego ariko ntago ari gito cyane ku buryo wenda wagira nk'icyo mbaza ngo binyobere ariko yaje nka mbere yanjye yego ariko nje kanisa ninja uri mazemo igihe kinini umaze igihe kingana gute nyine ishinzwe Alpha Worship Team urumva kubera ko nyigiyemo vuba njyewe urusengero ikoreramo niho navukiye niho wavukiye urumva nagiye kumenya ubwenge ihari urumva ndakura nyine ngera igihe cyo kuyijyamo nanjye nyijyamo yego Alpha Worship Team ubundi izina ryitwa Alpha Worship Team iryiswe vuba ndumva nta mwaka ushize ndakeka hari sinibuka amatariki ariko ni mu mezi nk'angahe ashize ubundi habaga korali ebyiri iyo bita Memeza n'indi bita Alpha nyine Alpha Choir n'indi bita Memeza Choir iyo nizo za combininze nyine zibyara Alpha Worship Team ari ngubu aka kanya kugeza ihari ikindi kibazo babajije ava se imaze gusohora indirimbo zingahe indirimbo nyinshi zirazwi ariko twari tutarazishyira out ariko ubu ngubu indirimbo tumaze gushyira hanze amajwi ndetse n'amashusho amaze kujya hanze n'indirimbo imwe indirimbo imwe iri kuri YouTube channel yitwa indirimbo niyo yitwa Tuzahoberana na Yesu iyo ndirimbo irazwi cyane abantu benshi barayizi mwambaye something white bintu by'umweru harimo grey n'umukara n'amashati y'imyeru n'udukaruvante twiza asante mwambaye neza cyane asante njyewe ese nawe urimo ndimo mfashe mikoro nabi nari mfashe mikoro kabisa abantu bari imbere cyangwa wagize icuya wenti waje oya icuya cyaraje ariko ntibizambuje kuririmba genda urebe neza twaye turimo kabisa nubwo ari igikara ariko yaragaragaraga yego kabisa indirimbo iri hanze niyo ngiyo kabisa mugende kuri YouTube channel yitwa Alpha Worship Team TV niho iherereye kabisa ni indirimbo nziza ivuga nyine uburyo tuzabana n'Imana nyuma y'ubu buzima abantu bagize ibyago abo twabuze tuzabasanga mu ijuru turirimba izamazamuka yego nari nabajije ikindi niye teme mugenderaho aza team tugendera ku murongo n'ubundi wa Methodiste Libre mu Rwanda nk'uko bisanzwe ingingo tugenderaho ya mbere ni ivugabutumwa kuko niryo rya mbere rihagarara ibindi byose kwamamaza ubutumwa ku isi hose twabonye ko ubutumwa budakwiye kugarukira hano mu Rwanda gusa ndetse n'Igisenyi turavuga ati reka twagura imbago dukoresheje imirongo yacu ya YouTube ndetse no kuri Instagram na hose tugenda tuhacisha ubutumwa yego cy'ingenzi ni ivugabutumwa niryo rihagarara ibindi byose yego murakoze cyane yego wampera Vicky akagira ibindi bibazo akumbarizaho bukeya nta kibazo nabanza aririmbe Vicky mwari bwaraganye gute nawe uramufasha barafashanya nawe uramufasha uragira ngo mvuge wahaye bitsinda iyo ndirimbo nzampoera iyo ndirimbo nzampoera abantu ngenda ndimba uzandirimba se iyo ndi muri douche nzandirimba neza oya ndi kurimba abantu bandeba neza iyo ndi kurimba abantu bandeba nzampoera neza nkabura umwuka yambaye nongera data mwiza we keretse niba mushaka umuntu agoha ngaha hasi mumubwire ndirimbe uririmba uhera nta kibazo kandi ntabwishingizi nta na mituweli mfite ngo mwabura uko munjyana kwa muganga turavurisha gakondo nanga tugusenge ni danje uwacuga ngo yagize icuya oya kuririmba si ibyacu oya ntiyakire n'ubundi gamuraririmba natwumve n'abari hariya bumve iby'abakorari bafite bata
oya subscribe bayikore, indirimbo turaza kubahereza link muyirebe. Vicky yambwiye ngo indirimbo yizikera ngo ataravuka, nimba yarayumvisha ataravuka gute rero zaranshanze. urumva Ngo indirimbo yumvisha ataravuka, nimba rero barayimucurangiraga akiri mu nda. niyo mama cyagiye Ngaririmba twumve nimba wari uyizi. ndayizi yose Ngaririmba. oya rata ukuntu kuya ataririmba muri Oya banze nyine ndirimba. oya banza ukuntu ibintu bimeze ehe ubu ngubu ikintu cya mbere kituraje inshinga bamanze baje kuyireba, isho tugisenge nibamara kuyireba baragenda ahangaha ni nko mu rugo, ni nko tuzagaruka tuzanye na Nabonye impamvu gitari, bamujyanye. tuzanye na gitari. Uyu muhungu uyu Nebu yabonye ko ari umuhanga. kuragira ngo twabishazana tumuririmba Oya ni ukuri tugomba kugaruka tuzanye na za gitari tugiye n'ibindi. kuririmba aricyo kintu tugiye kuhaba Indirimbo yacu nuko twaririmba wa cyangwa nukugora umwuka. Ririmba Serge narembe Vicky reka natuzamurire ko ay yamwe ngaze kuririmba ndavuga ati se yaririmbye mbaye. Ndago nzi kuririmba nyamunota datuma indirimbo takarite. Igihe niki ko indirimbo igenda gute? Mutubarize ariko Igihe niki yambwiye ko indirimbo arayizi imbere yuko ataranavuka, nadufashe aturimbira akantu gato tubanze tumekinge shoka yirimo nanjye ndahita ndirimba nyuma. sibyo tudasangira nawe siyo imibabaro irangiye hazaba guhimbaza Imana. Amina turaririmbye. Amanota yose urayafite. Uyu mwa habuze gato nkumvuga akantu. Njyewe se ikibazo njye nshobora kuririmba amajwi 6 inshuro imwe. Bazaho ngo shitani irimbaga 12 njye ndirimba 15. Oya Vicky oya ntago ari ukugorana. Indirimbo ivuga ngo tuzaririmba hozana. Dukunze. Oya niyo ngiyo. Niyo ngiyo. Tuzahoberana na Yesu. Tuzasangira nawe. Kuririmba nuko kwanje murakoze. Kuririmba. Wowe Mami dufashe. Sindirimba. Sindirimba murangira gute? Ingo. Nintaririmba murangira gute? Ciya cabaye. Je tacuye. Ujye uyu wumve. None ubutatu uyu munsi twaje tuje kuganira sibyo? Aya none se turi kuganira indirimbo iri kuri YouTube channel yitwa Alpha Worship Team TV. Mugende murebe iyo ndirimbo ni nziza. Iyo ndirimbo yatuma neza amarira ashoka. Akiraso kuyiririmba ndebe ko ndira. Bagomba ku Jewe se nzi gukanda tugomba gushifting. Nta kibazo ntacyo. Tuzahoberana na Yesu, tuzasangira nawe imibabaro irangiye hazaba guhimbaza Imana. Tuzahoberana na Yesu, tuzasangira nawe imibabaro irangiye hazaba guhimbaza Imana. Haleluya. Tiki Amen. Kevo the boss. Indirimbo Seriye indirimbo nyizi ntaravu gusa nabwo nzi kari yanyu. cacu yakirimwe amavuta. indirimbo twabonye ko abantu Ariko nimba ari ikintu nsanze mwaramuryamiye. Nukuri ko Je musabiye igiti nyabo. urebe. zaranditse ngo buri gihe n'igihe cacu. Uko igihe cye ntikiragera. Ahubwo muhawa kumuryamiye. Oya icyatumye Imana imusiga ikereti no kugira ngo akerete ibyasigaye bidakeretuye. Nekereje akantu kamwe. Nje nawe turakora Minisitiri kandi uzaza tumwirukana. Kora Cyatumye imusiga ikereti. Iyi korari ndayiririye. Ibyasigaye bidakeretuye. Ayaye. ese korari yanyu ho na madeni mugira.
Amadeni yahe? Akabi. Ayahe madeni? Kabantu mwambuye. ntabwo murakora impanuka ikorari yacu irasengeye Impano madeni gute ko mutuzimije? Ayaye. Izo ngizo Mu- ibibazo Modem Pro bifite yayi. inyuma ya kamera. Ayaye nta mpuru ya. Amadeni gute? Amadeni gute? Byaterwa yazana koratero. Ayaye. Oya. Nareka kuyihuza yabaza. Tuzagusaba koratero security. Abigize persona sinzi. Tuzagusaba koratero nuzibona nta kibazo. Ariko se ubundi ubona ukeneye ifaranga muri iki gihe wowe ugomba kubanza kubaka izina ifaranga ntazo ukeneye aka kanya. Urakoze. None. Inde oya hari igihe barakwise izina ariko ritarubakwa. Njangira shasize ikibanza. Yego kabisa. Reka njye mbibarize. Yego asante. Musenga kangahe mu cyumweru? Ari amasengesho rusange ya worship team. Yes. Worship team, thank you. Ubundi gahunda za worship team uko zipanze tugira session yo kuwa kabiri ya repetition tukagira na shy music abantu bumva igifaransa bwo nyine ni worship leaders nyine abajya guhimba indirimbo bahura kuwa gatanu niho bagira none kuwa gatandatu tukagira worship team niho turepeta neza dutegura icyumweru ariko ku cyumweru dusenga ku cyumweru iteraniro rya mbere n'irya kabiri ndetse no kuwa gatanu tugira amakesha. Mugira kesha? Yego kabisa turabatumiye no kuwa gatatu. None ko muri ino kandi umunsi ari repetition. Kubera impamvu nyine urare ko nyine zakazi. Kubera impamvu nyine korari uko igenda igira nyine igenda yaguka uzajya kumva ubundi twabaye ministry igenda yaguka twaguye amashami kubera kuba nyine impamvu z'akazi. Nahangahira haba. Oya ibi Gisenyi gusa ariko kubera impamvu z'ishuri n'akazi byatumye nyine twe tuza mu murwa ngo n'ubutumwa bugenda bwaguka uko neza ikibazo n'uwo twaba tuyigiranye si ikibazo cyantuza. Urakoze. Ariko ushobora kubuza Viki bihagije. Viki ndamuzi azavuga ngo welcome to my YouTube channel. Arakana kunda kuvuga ngo hello guys welcome to my YouTube channel. Oya mwamufite n'umu influencer mu kabisa turabakeneye media yakeneye akora vlog z'ijoro muri kesha jana araje muri kesha as you can see ibintu biba bigoranye guys. mwamufite umuntu ukomeye cyane none tibansobanuriye umaze imyaka ingahe iyi worship team nagusobanuriye ubundi hari alpha worship team mbere kwishingwa hari korali bita Memeza n'indi bita alpha none nyuma yo zabaye combined sibyo barihuje nyine baforming icyo bita alpha worship team. Muri make izina rimaze n'igitoya ariko alpha ntuza worship team yahoraga ariko igihe alpha worship team maze ntago ni mu kwa 9 ndumva twisi iryo zina. Yego muri umubare w'abantu bangahe? Turi around 50 ari 50. Urumva ntago ari bakeya. Ntago turi bakeya. Ntago n'abahungu benshi cyane abakobwa aribo benshi cyamurangana. Turavanze hari abamama ko ndashaka umugabo afite ikihe kibazo. Abahungu nibo benshi. Barimo afite ijuya. Urashaka afite ijuya. uko mutagenda tinda kuko ayo mana we kagatutu udatuma mu kanya tuvuga sakwe nuko nta mugore mfite ngo mbivuge naje dushira ibintu mu gaciro iki ngo mushitse abagore twebwe se turava mu kugorana tujya mu kundi ahubwo turirimba kugira ngo icyo kibazo amakuru y'urugo kurayabona niki ufite icuye cyo kuzana umugore niki iyo fishi sindayikurura neza none se ko nkubwiye inkubaza umukobwa w'abandi umubwiye ngo uramukunda akakubana seri wamubwira iki? Nase umubwira nako umukunda ufite ikintu cyo akakubana seri ubwo wazumubwira nese batago buri seri ndabuseriye ndabuseriye ufite imberega none oya ntago nkuri imbere nkuri iruhande shaka kuvugisha neza agira ngo uravuga ijambo
none urabyishe iryo yatege na amajambo nayavuze kandi menshi Icuye, afite icuye. oya ntago ari icuye aya icuye iragifite hakika sakwe sakwe none harya wowe Nabwo ni vuba, ni vuba. what is your status what is your status what is your status do not prefer to say not prefer to yeah aya nje ni single and happy you are not happy by the way I'm happy no how comes nije muntu and you're asking someone if there is someone who is ready harya bambara impeta Boa and serious. ose nje bagiye kwambika impeta nayambika hano ni hano oya impeta wayambika hano sumba zose fiançaye nahita hano kure kugira ngo batazegera hano oya se kamaje nzambara mu kirenge oya ejo bundi nabwiye umuntu ni umuntu nyine ngo yari afite umukobwa yambitse impeta akaba yavugisha uwundi aza kubimenya ko hari undi yambitse urupeta aramubwira ati ese nkora iki we waraporopoje ko uraza kumbwira ngo urankunda kandi waraporopoje umuhungu ati yewe mbabarira ati ese basi nkora iki ngufata rura rupeta gwe ngo urukwikire mu zuru ngo cyangwa ngo urumwambike mwino bene adamu tubishimye pi none bene tugire adamu bararaka none ese kubabwira nkaho nashatse ahubwo Vicky karakuzanaho ibikomere byiwe tubwiye imfuru ya mama we oya reka mbabwire nta kabazo nyine nshaka kubaza muri abahungu iyo mugiye gushaka mama mufite abafiance kabangahe kugira ngo bahitemo ubundi muri siyanse ikintu bita sampling ugufata sample nivamo ikintu ubanza sample nk'iya batandatu ugahitamo umwe nababaye ni ukuri abahungu baze bareka kudukoza isoni kuriya umwana aramukunze bapanze ubukwe mu kwa kabiri nijoro tuba save the date ese uko twari dufitanye ubukwe bugenze gute mwabahungu yamubwira ati yewe nabonye gawe uri kure ngo no wi Nairobi none wowe uri mu Rwanda nabonye uri wakure shitsi wiwacu none muri mu kuvugisha abakobwa bangahe uwo muhungu ni ngaho yabuze ati kandi yavuga twari kwimitwerera nyamara none yakoze ubukwe bw'abantu zara abantu bita ngo aba reka rero ngiye nkubwire hari ubukwe nzi butahenze muze mbabwire ni ukwirubura mu bantu bitabera ntaba fiye donere ntaba garisi 50,000 akora ubukwe oya n'ubundi bo twese twabishatse ni gutyo usibye izinda zacu zatunaniye zo gucumba imitsima tavuga tudacumba umutsima no kurya no kureba ukuntu abageni bambaye no kureba amagifti yatanze gifuti se ko bashiramo gutya banze bagashiramo ibuye kugira ngo iremere ibyo ni ibintu birenze Nubwo bw'amabuye nubwo. nanje ntabwo nzi ngiye nshaka kubabaza iki kibazo nk'abantu b'abasore mutarubaka sibyo ubuhemu hejuru y'ubuhemu reka njewe mujane nanje ikintu gihari ni kimwe muri iyi minsi biragoye ku mpande zombi yaba ku mukobwa cyangwa umuhungu tibyoroshe ibyuya ni byinshi mu bantu twageze ubwoba cyane kumva yes muri iyi minsi nubwo wenda bitavuzwe cyane gusa hari agahinda k'abana bababaye hanze depression rukumva umuhungu nikagiye wenda mvuge aya ngaya wenda niyo nzi mpagazeho yavugishije umwana baravugana umwana cyangwa umuntu ukuze umukobwa ni umwana mu buryo bwo yewe yavugisha inkumi kurantera icuye ubwo se umuntu avugisha umwana yaragiye konsa yavugishije umukobwa baraganira ibintu biri serious ukumva aramubwira ati rero vugana n'ababyeyi bawe vugana n'ababyeyi bawe ubabwire ubahe igitekerezo yuko yes
umwana yicaza se na nyina arababwira baravugana aramubwira ati mbese baricaye buri kimwe cyose barakoshanya ibintu byose biraba ubwo gahunda yari ihari umuntu yari ukuza avuye hakurya iriya muri Amerika akaza akaza urukumva ibintu byose ariko bari bupange itariki y'ubukwe yageze hano atrisi wenda bagakora umurenge umunsi kurumva umunsi yaje ntiyagiye kumutega yaramubwiye ngo araza atinze ngo nta mwanya ari bubone ngo araza atinze akora iki wa Santana kazagira umuhungu yaramubwiye ngo araza atinze ngo nake kwigora ngo arashika ngo saa 8 ngo saa umuhungu yaranze umwana ati takibazo niba ari ukubonye kumbi we hari undi uri buze kumutega umwana ntiyabitindaho bukeye agiye kubona hashize nk'iminsi 2 yamabona wa muntu mu murenge n'undi mukobwa yaramwambitse n'impeta aramubwira ati yandika gusa aramubwira ngo congratulation amaze kumubwira congratulation umuhungu ahita amubwira ngo ese ngo abantu ntibazaba bagitaha amakwe ngo abantu ntibazaba bagishigikirana nyine ntabwo ari kwemera koko afite uwundi nyine kandi bigaragara ari kumva mbese wa wundi arashaka gukomeza kumukipinga nubwo yamuhemukiye ariko se yacyashaka kumukipinga kandi ntashobora kumwemerera ibiri kugaragarira mu maso ya rubanda bose none ngenda ndagira ngo munsobanurire cyangwa buri wese buriya twumva ibintu gutandukanye guhera kuri Vicky kugeza kuri iki tubyumva bitandukanye buri wese atanze ubusobanuro atanga ubusobanuro butandukanye n'ubwa buri wese urahangaha none ndashaka mwembi ubanze usobanure nawe unsobanurire barabaroze iyo mpuru yose tubwiye niyo kugira uretse ariko abanyafurika ntibishimye tu uko story yose ari kutubwira ngo turi bimwe kandi twatubwiye ngo twarashize ayiwe ta comment no comment akarata babwire mumereze nyewe kuri ibintu natashaka kubasaba sibyo reka nkubwire ubu ngubu buriya depression ni ikintu kibi ushobora gufata umwanzuro wo kwiyahura nta rimbi ifite sibyo ushobora kwangiza ahazaza hanjye pe hari ibyo ushobora kwangiza bishobora gutuma ahazaza hanjye atazamera neza ukumva kubaho nicuza cyangwa kubaho nicuza uwo ndiwe nkibreminga njyewe umva yuko icyo nakoze cyose cyari byabaye byose byari ubusa cyangwa kubera ukuntu banciye amazi man ibintu buriya niba ari ikintu kibaho gikomeye kwicaza umubyeyi harya wowe wari wamwicaza harya kubigize ibikomeye cyanje mu bireke Chuya. Rukumva mujane nanje. Mutegere. Erima Costache. Reka nkubaze. Byakome. Ufite mushiki wawe? Umwese bane. Nawe urabafite. Ufite ba sister wawe urabafite. Sibyo. Dutekereze tunashishoze sibyo. Buriya ngo ikintu wumva uburibwe bwacyo iyo mbese wumva uburibwe bw'ikintu iyo nawe cyakubaye. Yes. Thank you. Ntago ushobora kumva uburibwe bwa Vicky mu ibihari guca mu utarabinyuzemo. Rukumva? Tumfashe mu mugongo. Rero sibyo. Ushobora kuba hari igihe wigeze kubabara ukaba ushobora kumva mushiki wawe bihari gucamo cyangwa se wowe udashobora kumva uburibwe ari kunyuramo ariko still nanone bikaba byakubabaza. Ndagira ngo umbwire uko ubyumva sibyo? Yego. Urabona biterwa n'iki wenda tugendera kuri story mbabwiye kuba umujama yarahisemo wenda uratekereza ko ari nk'iki cyatumye abikora mu gihe atari kwemera yuko yakoze uwo murenge no mu gihe still ari gucomplaininga kagikunda uwo mukobwa kandi bigaragarira amaso urukumva mbese urumva aracyakeneye umukobwa aracyamukunze even if nubwo birabyabaye akaba ari no kubimuhakanira urumva ari nk'iki gishobora kuba cyabaye byaba se ari hagati y'imiryango byaba se ari uko famille yamubujije uriya mukobwa cyangwa ari uko hari amasezerano njya numva ngo ariya ngo ababyeyi baba baragiranye amasezerano. Oya reka mbigusubize muri ubu buryo. Nabubera mu magambo abiri sibyo? Icya mbere umuhungu ntari seriye. Sibyo? Icya kabiri sinzi nima nabyita imyuka mibi yateye abantu. Kuko urumva Oya ntago ari uburozi sibyo? Hari akarimbo k'abadive kitwa ngo turi mu minsi ya nyuma. Igihe kigeze ku iherezo sibyo? Oya isize bahora batubwira ngo izarangira navutse bavuga ngo irarangiye ariko none bikomeje kuryoha.
ziraryoshye ariko nyine urumva nyine nimba kivuga n'umuntu yaje akaza ku kibuga cy'indege akavuga isaha ntizakunda kuko kabu hano ziracyakora sibyo, ikibuga cy'indege gihora gifunguye, kumubwira rero ntuze kuntega uwo mukobwa nawe ni ikindi gipfa. Simututse sibyo, reka mvuga gutya nyine nawe ni ukutamenya ntuza gushishoza. Si ukutamenya gushishoza, yewe wenda na defend uyu mukobwa gusa si ukutamenya gushishoza. Ntago munamudefend. Reka nkubwire sibyo, sindarangiza ntago ndashira akadomo. I know ukiraho okay, nanjye hari igihe ntashaka kwemeranya nawe mu ijambo ngukandagiye mu kanwa kunyuze mu kanwa. None reka nkubwire sibyo, ntihabayeho ubwenge buke. Reka nkubwire, nshobora gukundana nawe, hari ijambo ushobora kumbwira cyangwa hari uburyo ushobora kunyumvishamo ikintu nkacyumva mu rwego rwo kukubaha cyangwa kukumva, uretse udashyizemo ubwenge bwinshi abwiye ngo njyewe sinshaka gusohoka bwije gutese bani urukundo nakabwa akabwa kazima se cyangwa kapfuye. Turabizi, yes, iryo jambo rirahari ariko twizera buri munsi, we trust every day. Umukobwa arabizi neza ko ari umuhungu aje kureba, nta soni ngo ntaje kumutega, jewe naza nasanga ari hicaye muhungu wari ufite na gahunda umenye ko uzibeshe bimuje ari ngo araje ngo ndeke shuya uje kure n'umukunzi n'inshuti yawe je itakubwiye ngo ndagira we nge ndihakana myself sibyo, vuge ati nge sina uwo mwanya sinaza kugutega, ariko se mu gihe dukundanye nta saha naza kugutega, ese bibaye ari nk'intambara biba ngombwa ko nza kugutabara byagenda bita muri make iminsi ko ntaza. Rero nimba izo saha zose zaza kabu hano ziba zigikora, moto niho zigenda neza zitanaguhenze, nta nakavuye mu wanda gahari. None se urumva uwo mukobwa yaretse shitani ko atari we ngo yari yaherekeye n'uwo muhungu ntareke gutunza umwana wandi mu butayu amureke. Thank you urakoze cyane. None ahubwo hafite ikindi agamije. Yes, uwo muhungu afite ikindi amushaka. Ariko hari igihe umuntu ashobora kuba yafata, tuvuga urugero sibyo, Vicky ashobora kubakunda mwembi cyangwa urugero ngewe sibyo, urukumva tuvuga urugero ashobora kugukunda, yabona uyu nguyu si nawe akamukunda, ariko wakumva utagenda sirakumva ko mwese yaba. Oya hari priority of priorities sibyo. Oya no ngabisobanura mu Kinyarwanda. Sobanura icyo Kinyarwanda sunakivuga utari umuntu w'ingenzi kuruta abandi. Abantu bose batureba bazi Icyongereza. Nyine ugiye guhitamo umuntu bishobora sibyo, ushobora gukunda abantu sava sibyo ari babiri mutaraganira, ariko demo muganira sibyo, demo muvugana ugenda uvuga ati uyu nguyu niwe wanjye, ugasitike bati aha niho ngumye sibyo. Nimba rero uri gutiza umwana wandi mu butayu, mureka agende umuha amahoro, kuko ashobora no kuzakuviramo gusenya rwa rundi wari uzi ko wubatse neza, kubera ko ukivugisha wa wundi nawe ashobora kuba impamvu yo gusenya rwa rundi ugiye kubaka. Abimenye kuri ni nka side chick reka, nubwo nta kintu barakora nyine kiri nuza gihambaye, ariko at the end of the day niko bizagenda. Nugomeza kuvugana n'abandi azagusenyera, n'urwo wavuyitaga ngo wubatse nturwubatse, kandi nawe nawe mutararwubakanye. Ko wakunda abantu babiri cyarimwe, either umwe hari ibintu oyandiza feelings wenda mbemo mukundi ikintu runaka ufite cyangwa se ibintu runaka ufite, undi nkamukunda bya seriye numva ko ari twabana, ariko undi hari inyungu, hari akantu katumye mukunda. Rero mambye kutubwira ngo urukundo rw'abantu babiri oyanjye narimbajije yandi ikindi kintu ushaka kubaza. Muri worship team yanyu imyenda barayikonta? What do you mean by imyenda? The way dress. Yeah. Barabikonta nyine. Reka nkubwi kogosha nta it's okay, byo nta kibazo. Mva ntago byemewe. Umuhungu yisukishije muri korali yanyu nyine umva nyine iyo uri ku disseminating ubutumwa sibyo, bibetewe na ntuzana environment urimo sibyo. Hari environment waba urimo ugashyira dread sava sibyo, njya never blame anyone kuba yashyiraho dread cyangwa ibindi sibyo, ariko bitewe na environment urimo ituma ukora ikintu bitewe na environment, kuko uburyo abantu bakubona byinfluencing abandi sibyo. Ntabwo uzajya kubwiriza ubutumwa umuntu utakubonamo kubwo butuma ubu deserving sibyo. Nimba nkubonye wenda nimba ufite dread, ntabwo uzabwira umukecuru mu cyari Gisenyi ngo ngiye kukubwiriza ayakubonyemo kuri umunywi w'itabi, kuko benshi bahita babona Timothy Paracom sibyo. Rastafari sibyo. Niyo mpamvu rero iyo ushaka kudisseminating ubutumwa sibyo, ubanza kwisanisha na environment iri aho ngaho.
ntuzagera mu banyarumogi ngo wanze kunywa urumogi ubone kubabwiriza, ariko uzagenda nyine wisanisha nabo mu biganiro ndetse n'uburyo witwara n'uburyo behavior nyine muri make, kuko behavior nizo zigaragara. Umuntu ashyiraho dread mini what and what, nyine ibyo ngibyo nibyo bituma umuntu nyine ashaka kudisimetinga ubutumwa mu bantu. We never judge, ariko nyine environment ntago wahindura, ntuza environment y'ahantu biterwa nuko imeze. Nuko mu Rwanda mbere niba ari kwambara iyi pantaro ngo ujye mu bantu, ariko ibintu bigenda nyine bihinduka, habaho nuza aricyo bita culture deletion, nyine igenda nyine bigenda bihinduka bihindagurika, sibyo? Ntago ari kuzambaye ingofero mu bantu gutya ngo tukwemerere, wari kuba dusuzuguye nyine bitewe na environment y'ahantu, nyine bigenda ibintu bihindagurika. That the reason why. Oya nyine navuze njye nakwede wivuga ngo wavuze ngo mbere n'ubundi yasuzuguye, uravuga nyine you want to ask shaka kubabaza ibibazo. Yego. Ukijya muri korali bwa mbere ni ikihe kintu nyine ni nk'ikihe kintu cyakubayeho mu rwego rwo guseba nyine ugaseba, mbese ni iki kintu cyakubayeho ukavuga ati kumva nanone wabivamo? Ni iki? Nabasubiza aha sindaseba. Oya nyine hari situation ugeramo ukavuga ati mana wayi n'ubundi ndumva nanabivamo nkabireka. Njyewe nize kuririmba ndirimba nabi, kuko n'ubundi kuririmba sima mfite mikoro wa ngo nirimbe tenari birangira ndirimbya ruta. Nakora nasebeyo muri korali. So muri korali ubundi waseba kuwe gute? Wowe ni ikihe kintu wigeze ukora? Rega nahara nabo baranyuzura bebe. Aha none yiwe byagenze gute? Aha tangiye kuza neza, ariko nkaho bambwiye ngo ntere nkagakora sicara kitaragabanyuka. Hari babwiye ngo angatera indirimbo ngo muri sebe naravuga ngo yaniwezesha baba weririmbye sebeni. Reka jya rero mbabaze ni iyihe favorite nyine verse muri Bible ukunda? Abaroma 12 umurongo wa mbere. Ayiwe abashangu we Abaroma mfite King James version. Yewe paralize igihande kimwe. Bige kamera basigatere. Abaroma 12 umurongo wa mbere haravuga ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Amen. What's your favorite verse? Uragira ngo nkubwire bandi ngo tuzumirwa. Iri jambo turanaripininga hari. Matayo 5 ntago ari uzumirwa bavuga. Mbwira your favorite verse. My favorite verse ni Ephesians 3 verse 20. 3 verse 20. 3 verse 20. Nuko haravuga ngo yego ko phone yanjye se ibasha gukora kanze ewe ko ndumva mugure ibintu telefone byaciyemo. Abefeso nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba, siho? Ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbabazi zayo ziri zidukoreramo. Murakoze cyane. What's your favorite verse, mama? Nagaruka bavuga barababeshya. Handitseho hahirwa. Matayo kangahe? Nyiguhereze musome yesome Matayo 5. Some Matayo. Handitseho hahirwa abashavura kuko ari bazaje. Matayo. Reka abantu badasoma biriya baragowe. Ndasoma. Njye nize kwigaho theology. Wigeze kwigaho? Ukajya tugira ngo dusummarizing Bible kuri page imwe. Haravuga ngo
gatatu hera kuri gatatu abonye abantu benshi azamuka umusozi maze maze kwicara abigishwa be baramwegera aterura amagambo ati hahirwa abakene wayivugaga muri Sunday school yari memory verse so yewe twagira umugisha kubagira asante twishimye yes nta kibazo mama nshaka kubabariza kuri muri sonone muri korali mwebwe kuba muri korali ubu nyine mubifata gute kubera ko hari abantu nkatwe wenda usanga bataba muri korali ugasanga abantu barabaja noneho kuri ubu ngubu ngo umugeni utaba muri korali ntawe ngo umwana ngo utaba muri korali nabonye ari kumpasiteri aba ngo utaba muri korali ngo utaza senga ngo utaza ngo none ngo urashaka umugabo w'umukristo nyine ugasanga bitewe n'ukuntu umwana ntari muri korali wenda w'umukobwa cyane nibo bakunze kuvuga bamufashe mu yindi shusho wenda y'uburara cyangwa se y'ibindi ntavuze hano wewe ni nk'ihe message wahereza abantu bari hariya batekereza ko ari uko bimeze batekereza ko umwana utari muri korali ari ikirara cyangwa se hari ibindi bintu bibakora ku ruhande bitewe n'uko atari muri korali ikindi murabinsubize icyarimwe ikindi ni kihe cyiza cyo kuba uri muri korali n'ikibi cyo kuba utayirimo iki kibazo nticyoroshye kandi kiroroshye icyiza cyo kuba muri korali iyo bayise korali ntabwo ari korali anyway ni worship team tubamo ariko burya ngo hari umwe cyangwa babiri ngo Imana irabasanga icyo nicyo cya mbere sibyo iyo umuntu noneho muhuje kimwe intention ari imwe sibyo bituma mugira fellowship ari ituma nyine mugira muri korali nk'ubusanzwe habamo department zingi reka mvuge korali ndeke kuvuga worship team muri korali habamo department nyinshi kuba umuntu ataba muri korali ntago namublaming hari igihe ataba ari umuhamagaro ushobora kuba utaba muri korali uri mu protocol ushobora kuba utaba muri korali ukora ibindi mu ikanisa which is good sibyo kuba umuntu wese ntago afite umuhamagaro umwe n'undi ushobora kuba utari muri korali ariko ufite indi department mu rusengero wenda ya media wenda yeki I never blame anyone kuba ataba ari muri korali sibyo ariko se aretse kujya muri korali ari gukora iki icyo nubwo nicyo dukwiye kwibanda instead yo kuvuga umuntu ngo ntago aba muri korali ese ari mu zindi department z'ikanisa kuba ikanisa ni nk'umuryango sibyo we take as it's like a family sibyo aho abantu bahurira baraganira barahumurizanya kuko uru rugendo nyine ntiruba rworoshye ariko iyo muwe muri korali mugira vision mufite vision imwe yo kwamamaza ubutumwa n'ibindi byose nyine bidufatanyiriza hamwe kuzana ibyiza uri muri korali sava uri muri department yindi sava nta kibazo ushobora no kuri department wenda ya social welfare cyangwa social what ujye usura abarwayi kwa muganga uburutu wagiye muri korali agiye mu Kigali kandi n'abagenda bagiye mu Kigali kandi umuntu ntabwo ari uri mu Kigali namubwira ati reka rwose ibyo bintu si ibyawe si ingororano yawe ushatse wabireka ugendera mu Kigali atari passion yawe yego njyewe ukuntu mbyumva n'ubundi ntabwo ndi bujye kure y'ibyo yari avuze njyewe ndavuga ku bintu ibyiza byo kujya muri korali yego ubundi sinzi wenda aho ndi bubihera ariko hari ibintu byinshi uko turi mu isi hari ibintu byinshi umuntu ashobora guhura nabyo ushobora gutuma akora amakosa runaka nta hantu wacikira amakosa ariko byibuze korali ibimeze nk'aho icya mbere ni umuhamagaro nk'uko yari abivuze ugiye kuvuga ko ari nk'ubwihisho se ni nk'ubwihisho kwa ariko ni nabyo ni nk'ubwihisho uko niba kuwa kabiri ndi bujye muri practice kuwa gatatu nkajya gusenga kuwa kane nkajya muri shy music kuwa gatanu nkajya kurarayo kuwa gatandatu ngasubira muri practice ku cyumweru nkajya gusenga ibyo aribyo byose nzaba ntandukanye amahirwe yanjye yo kuba nagwa mu kosa runaka ntabwo bihuye na wa muntu wirirwa wenda mu rugo cyangwa mu zindi gahunda ze icyo nicyo cyiza cya mbere nabona kandi muri korali iyo uvuze korali n'ubundi bijyana no gusenga uko ugenda usenga niko ugenda urushaho kujya kure y'ibibi nyine uko nguko mbyumva harya urabaza ikihe kindi wabisubije byose ni ukuri mwabisubije kandi tuje muri korali ibyaha dufite ni byinshi nyirimo twasohoye indirimbo vuba cyane murayibona yasimbeshe indirimbo muri Melody Choir vuba murabona Nairobi y'Inayikenya umaze imyaka ingahe yanabika none ga naha kindi birubura yemwe none ga korali mubona ko inkwiriye ariko kiturayifungura mami nje nawe ntago noririmbana nawe ndakwakiriye se guys jana nanje mwakoze kubana natwe muri kino kiganiro hanyuma abantu twababwira ngo mugende mukore subscribe kuri hajya ni
Alpha Worship Team mugende TV. mukande kuri YouTube channel musacinga Alpha Worship Team TV iriho indirimbo nziza kabisa dusohoye vuba yitwa tuzaberana na Yesu. Ni indirimbo nziza yakuvana mu bika kujyana mu bindi. Mugende mukore subscribe no kukazogera mukande ndetse musharinge n'abandi kugira ngo ubwiza bw'Imana bugomeze busabare ku isi yose. Murakoze cyane. Na dufite na Instagram yacu yitwa Alpha Worship Team, rwose niho mujya mudukurakiranira. Murakoze cyane, Imana ibaho umugisha. Turashimiye ndetse n'abatwakiriye hano muri studio za The Rich Official. Mwakoze cyane kuduhostinga. It's a great pleasure. We don't ntabwo tubifata turapininga by the way. Yes, turapininga. Yego sana, asante sana. Yego mwakoze cyane kutwakira, Mungu ababariki. Namwe mwakoze kutwitaba. Asante. Mwakoze cyane. Abantu mugende mukore subscribe, share na like na comment byose. Musharinge bese uburyo bwose ubibasha ubikore. Ushaka kwiyunga n'umuntu rwose mwaranganye indirimbo n'umwunzi wigendera. Yes. Wewe. So Hallelujah. So rero this is the cyane nje nayibonye nubwo nayitinzeho cyane sinobabesha ariko nayibonye kandi ndumva nyizi mukunda ndayitindaho. Mwakoze cyane, Nyagasana haze kwifuza kwanyu. Uku kwezi n'ukwezi kwa nyuma k'umwaka, Imana izahaze buri kimwe ku byifuzo byanyu kandi mbese imigisha successful. Asante. Wish for you rwose, Imana izabane namwe. Asante. This is The Rich Official. Subscribe, share na comment. Mugende ngo no kuri Vigitware TV show. Mukore subscribe, share na comment. Turabakunda cyane. This is The Rich Official. Nakagaruka. Ciao ciao. Karibu sana.